Yes, baby. Please. Iyi ndi kuza ndi kugeraho. Oya, ntabwo ndi butinde. Baby, nizere ibintu twavuganye ko wabikoze kabisa. Ibi nanjye ndi hafi nyine tunahageze. Oh, Samantha, umeze ute sheri? Neza nari ibintu. Iminsi myinshi. Myinshi cyane kabisa. Ko wabuze bimeze bite? Nabo kene kubura si. Wabura ufite amafaranga amafaranga. warabuze. Sheri wanjye. Nakubura. Amakuru se iminsi. Cyanda. Aha naheze. Ahubwo so hana. Sheri ariko myinshi cyane. Ugiye hese. Cyamva ngiye hano imbere n'utuntu narindiyemo nyene tu. Ashore ka tukijyanira mwa. Babarirana ibintu ngiyemo cyo kunda kugenda mukobwa kuva kera. Ikibazo cyawe rero. Ko uri buramukoro bimeze bite? None si nkora iki? Wanze kundangira akazi. Mbabarira ubwo so ntabwo akishakira ngo kabone. Narakaguze barakaje. Ubona ari upfa kuvuga. Wereka twijyanire iyo ugiye. Oya ntabwo twajyana. Wereka ari. Ni ibintu ngiyemo ariko. Turajyana. Ibi ni ibice. Nipaka nkaho mateze kandi byageze none se kujyana ni ikibazo. Oya nizere kuri guteza ariko. Happy mani nangara uguteza. Oya sheri no bintu ngiyemo. Ngo nimbisoza turazaza kubwira duhure nari bise byo. Biraza gutinda ariko. Nese reka twajyana. Oya ntabwo byakunda. Ntabwo sare kagenda ngo turi kumwe se sheri. Ari sasa Ko turi kumwe. None se man shaka untunguye mwa uri gusukura ibi tore wambwiye suraza yewe happy man nanjye birantunguye sinzi ukuntu bintunguye ariko bimeze ute shani fresh tunari ugiye kujya he twari tumaze iminsi twaraburanye ugiye kujya he cyakuze gutwe ari ahantu nari ngiye kujya bro kandi mba ngomba kugenda ndi ku cyangwa subizi se anese bimeze ute man shani neza kabisa man nange uyu munsi niriwe mu rugo nabuzaga ezo gutya ariko nari mvuze reka nze nsoro utwenda mbumese nyine utwenda twanjye nari ngiye gukora utuntu tw'amasuku babizi ko mba ndi mu bintu byinshi cyane oya ni ngombwa man iyo wiriwe mu rugo ugomba gukora udusuku none se man wanishe kuri ya bluetooth yawe nkakura ndi kumva utuzika icyo nicyo nsigaye mpfa nawe man kandi man ntabwo ari wowe wakagombye kuza kunira bro gute se none se ubwo urabizi nawe urabizi njye nsigaye nkutiza ibintu byanjye ntabwo bigarura ndahita mbigarura man ntabwo bishoboka uramereza basi n'isaha oya ntabwo bishoboka inshyiwe njye nagutije inkweto zanjye ntazo wagaruye ishati yanjye nayo wagaruye ariko ubundi ndi isoko mwa inshyiwe ibyo naguhaye bimaze amezi angahe ibyumweru bibiri man ibyumweru bibiri si ibyumweru bibiri ejo bundi uba uri kujyana inyuma cyangwa hashize amezi abiri Imeze neza Chanda komeza. Chemura bakati. No man. Hari nagira ngandike. Ikipe bitashaka ni Shaba. Genza kwa kundi. Gute se gute? Usanzwe utani zamani no suzi tubigenza ute. Urashaka ngo mbivuge. Abaturanyi bari kubyumva man. Oya, radio yanjye nayo ngo. Radio yanjye yaramenze bro. Ndamutse nyiguhaye. Basi mereza amasabi dore ubungu usundi ugiye kuyikoresha iki uri kumva narindi kumesa ewa numva ubute burangije cyane ndavuga ariko reka nge kwa kazungu nge kumukiriki sundi ko na ahantu ho kujya mfite wahamagara memera nkajya kumwisurira kanda akanyenyeri kyohereza iyi njyana sheri wanjye bimeze bite sawa amakuru meza uriye nibereyeho ngo ntari ibi nyine nari nabuze aho kujya kandi nze tube turi kwiganirira kuri wa mukobwa ihute uje guhereza mu rugo mbese cyane mva mufitiye ikuru ahaye cyane kuri hora na ihute ntari ibi nyine nsange wananeke
Sawa. Umujene muremure w'igikara ukuntu. Shaba. Murakundana se? Tubireke na. So dore urabona kuri kino gipoto cy'umukara. So uramanuka kikuri kiya gipangu cy'umukara. So nawe urakomanga baramukwereka. Aho shaba ariko nyene atubireke shaba. Ntacyo mvuze. Sawa. Agire naribi. Sawa. Uburi no ariko si bro kuva ryari umeze uri kumva imiziki kweli igihe wabereye si ntabwo ujya umeze kumva nifitiye abashyitsi hano iyo ndi gukora akazi babanganisha amani ntabwo ibintu uri kumbwira ntabwo biri kumfata fasha mani fasha dore okay katubikore gutya bro radio yanjye ngiye kuyiguhereza wallahi nuyitindana ndaza kuyirebera kandi n'ibyanjye byose ndahita nza mbifata ngubu turi saa 8 ngiye biri busoze na ewa nabikuzaniye byose saa 8 zuzuye mu kadomo ngiye ikibi nuko nkuzanira ibintu byawe nkasanga udahari man ariko ntabwo ndi kugushira amakembe oya wallahi uri kuza kunira radio ubu yanjye uranyobeye ngero Mimira. Aka nshinzi none oraje naje. Meze ute? Sawa tebe. Nizere ko amakuru ufite atari bivumbi. Ibintu byo kunzanira ibihuha nabyo nshaka. Ikitwa ikuru. Sawa. Icara hano mbwira. Amakuru. Ako ari umeze neza. Cyane neza nari. radio yanjye mana sha yarahenze umbabarire kabisa nta muntu njya nyihereza rutagira ngo nuko nyiguhaye kagira ngo umva ngiye saa 8 biri bugere nayigaruye man nongere nkubwire bwa mbere nanyo sinze kuyirebera ayo makuru ugiye kumbwira rero yakora kabike rero ndaje ngiye kukureba mbambonye kagakobwa kahise kandi kagashuti kanjye ka Keti turahura ndamubaza ngo ugiye ngagiye kureba sheri we sheri si we uraramburaye n'abasheri so musheri we ahubwo narinzi ngara ko umenyere si kujyaho mekagutamukurikiye namwihomyeho birangira nkatiye ndizi niga amakuru so wayafashe ute kandi utamukurikiye sinaho twaganiye akubwira ngo ikirere Halo? Yo, bebe meze bite? Meze neza. Uri he Theo? Uri he? Bebe nahageze wana ngasohoka ndeze. Nahageze. Twaganiye arambwira ngo ahantu ngagiye ngo nango ngo biri ngombwa ngo ko tujyana. Ndaje ndamubaza nese ugiye ngiye kureba sheri wanjye ndetse uri kumva ntari gukomeza kumwihoma kandi ambwiye ko agiye kureba sheri we shangira ari kumukurikirana nawe usigaye waracitse wapi yagucika ni kura sheri wawe ujyanye n'undi mukobwa none ukabukatishije umutwe uje kumbwira ko amakuru wayasisi nkuzaniye ikuru ari nko kumbuye kabisa Niko se. Seriyo. Baba nanjye nuko. Ibazwe hano hanone n'abayobozi byatse kugenda ndi wakoze ikosa ryo kutakurangira sibyo akubwo wahamenye nari wowe bantu karibu kwanza utagwa okay reka urakaza neza ariko yego se nawe uzanjyana iwanyu yego waguze phone nziza ikuru ry'ikizi sheri uramuzi wagiye kure uramuzi zamushaka ndi guperereza nawe ndaje ndamumenya shana amakuru yawe n'ibiryo byanjye nabyo nguha urabiye utahi wanyu amakuru yaranyikeneye uzazana amakuru utazanye ikintu cy'ingenzi sheri ibiryo
ibindi biraza. Nijya kiba kikuzanye tahiwanyu. Bye kandi rupangu urafunguye inzira kujya kuzanya urayizi. Mbese unyimye ibiryo. Ntureba. Ntari nyine kanitangira. Ubu ndaho umutindi yanitse niriva. urebye kubona umva wari uri kumvira ngo ngeze hakurya wari uri kumvira ahubwo se nawe kubona nta kuntu meze ndakwakiriza ikikwanza amazi apana agafanta wahugiye mu matelefoni rero birasa abandi bahungu babaye bakagenda ntabwo nabikora sawa reka nze mufashe none se amakuru y'iminsi biratinda amakuru ya muntu nawe Samantha utamusuhuje uri munsi njya sisi murumuna wawe mwese ngomba kubamenyereza none se ubwo uri kumva nzakumenya uri wenyine gusa wowe nibirishe ngomba no kumenya bari mu mwana Masuje sawa amakuru yawe nasubiye uje gukora icyaha uje kwa kijyana ipasi none ukaza ukomanga nk'uri gukuri hano ni iwawe none nakomanga se sinjye gufata ibyanyu nose uragira ngo mawo nyiza oya uragira ngo njye ku kazi nateye ipasi ndaje nyiza mawo ndaje ugira vuba vuba nutinde kandi ahubwo iyi ndimwisi umuntu arabatiza ikintu mugatsinda wagize vuba giravama giravuri muri kunyereza ariko cyangwa usange mu nzu ayanyagira vuba reka kurangaza urugo rwawe nereza hano bana hano urukuntu kimeze uzana uzaguri yawe sa uzaguri yawe mubwiye yari yaje kumpira ipasi ariko nyine nayimuhaye yarangiye wari warambiwe se ntabwo byareba igihe watizeye gukorana guteza ipasi gusa nari namutije ipasi nyine asanzwe yiyira ariko nyine ari gutinda sinzi ahantu twari tugeze abaturanyi mfite abaturanyi banjye telefoni biri kumbanguza ubundi wakwivuga gatatu nk'uko twari twicaye turangiye ndamufungura kenshi iyo ngo uhamagaye buri munsi yashoboye kuganira n'umwana wambwira ngo ntabwo bahari
Sawa. Allah. Abona nibagiwe kumva. Nta bintu byawe urabona bro. Nari nibagiwe mana kuko Ibyo birakureba man. Mereza ibyanjye nigendere gira vuba vuba. Mvuge vuba ku bintu byanjye man. Nge mvuge vuba ku bintu byanjye. Uri kumvugisha buhoro ariko buri uratekereza. urabona nari nasuwe nza kwibagirwa bitewe n'uko bansuye. Nari nasuwe nza kwibagirwa. Ibyo se twari twabivuganye. Oya ntabyo twari twavuganye ariko nawe uri umuhungu man. Kuba ndi umuhungu bivuze iki? Nawe wasurwa ukibagirwa gahunda. Ntabwo mbyumva. Nanjye nari mfite ibyo ndi bujyemo urumva? Ishire mu ruhande rwanjye bro. Ntabwo bindeba mereza ibyanjye nigendere. Sema. Gira vuba vuba tudapfa ubusa man. Fasha bazi. Ngufashe ibiki? Kuramo kwanza ishati yawe. Kuramo gira twawe. Utuntu twanjye twose ndadutwara. Nari ndi kumugirira ishati. Umva, gira nzanira na radio yanjye ngende man. Gira vuba vuba. Kunyungurira nta bintu ndikumva. Bimeze bimeze ndi kumutiza kuri radio. Aka kajama nimba kagira ubwenge ngiye byaranshana. Excuse me, Wagiye kuniza radio? Umujama araza akifata. Ibintu byose agatira nkamuhereza imyenda yanjye radio ngaho radio. Ni waba yaje kubitirira. Yego. Ntabwo wabyumva se nyine. Umva gira vuba man. Wowe ntabwo wabyumva. Nge namutije ibintu byanjye. Urumva? Aho kugira ngo abingarurire. Ahubwo sinzi ibintu abari kuneza umuntu man. Wowe ugiye kuneza ubwo ibintu ari kuvuga ni iby'ukuri. Tw'amafuti. Oya. Radio yanjye. Ibyo ari kuvuga ni inkweto zanjye ziriye. Ibyo ari kuvuga ni iby'ukuri. Nze muri inkweto zanjye nigendere. Ubwo nawe ngo ufite ngo umuhungu ngo ufite amasheri. Numwumve. Oya tangira abandi bagende utsigare mvuga. Uyu ntabwo ari umuntu. Agira iki? Genda gake nagaro. Bro, mereza inkweto zanjye nigendere. Gira vuba vuba. Tanga ibyiwe. Hanyuma n'undi munsi ntuzongere guhingutsa amazuru yawe hariya nguje kuntira bro. Icyo nizere ko wakurugutuye wabyumvisha. Gumana nayo mahagara yawe. Ibyawe wagiye. Uri kureba ibintu ubunkoreye. Kanda. Sawa nari bi bro ibintu nkoreye ntabwo. Subuke kujya mu ruhande rwe wemera ibyo yavugaga. Nta ruhande rw'ibindi. Umva sireka tuganira. Babarira n'inzu batayinsohoramo. Nzanira baganje. Nimbura uri bukwisobora. Ndakubwiye ngo nzanira baganje nitahire. Iyo so ndabwirwa n'icyo twateye. Oya nanjye se. Ninjira njya injira mu nzu nzanira baganje nitahire. Hari ikindi mubwiye. Tutaka kandi. Urayinze niyo cyangwa ninjire nyifata. Nabandi bari kongere kuturugoye. Wanzane baganje. Waretse kumvugisha amagambo. Bikanze nyinshi. Yakutanzanira baga nahe? Ana uro kumvira nabi koko. Kondo kukugira ute? Uro kumvira nabi. Aseka nkabaza kabaza. Sibyo. Nawe uri mu babajama bajya gusurwa n'ababebi guhera hasi kimwe cyose bakagitira. Ntabwo nagiye. Yawe umunsi umwe nibagirwa kujyana. Ashaba urambabaje biri serious. Asiso. Izina ry'Imana rambabaje. Asimbabaje. Ay nkubabara muri iki. Ase basi yuza kunyigaragariza ko ari umeze. Basi nkareba ibi ukareba igikurikiraho nyuma. Asimbabaje. Nabyambabarira cyaze kamubwira. Abatipe nkamwe. Nani byiza mu mukino. Nuko ngaho unywereje amafaranga. Biba kirajya kugura utuntu. Niyo nge wandeka. Basi ukamanza wagura ibyawe niho basakamanza. Ukamanza ugasa neza kugira aho kuza kugusebereza imbere yanjye wa.
seriously cyaze kamubwire ibyo bisoma akagira n'undi muntu baby uzabikorera ubugoryi nk'ubu ngubu ako ngenda cyagukunda ukunda nde ibi byose ukunda nde nabikoreye wowe wabikoreye njyewe wari kuza kunyigaragariza uko wari kugira uze kubinkorera basi ntabwo nyishimiye iki gishimira ikindi iki gishimira ikindi kuva hasi inzu se urimo basiyo ni yawe cyangwa yo watiye yo ntabwo wayishimye koko nyine inzu urimo yo ni yawe nayo cyangwa yo watiye uriya nawe uriya mutipa ajyanira ibintu ndakwiyamye aka kanya ibyanjye nawe bikugirira na call yawe nshaka na text yawe nshaka na kintu kimwe baby nde